nanjye nzaba umugabo. Muraho neza inshuti zacu, murasuzwa na Shalom nk'ibisanzwe. Iyi ni Trustworthy Studio. Mwamaze kumenyera yuko uru ari rwo rubuga rwonyine rwiza kandi rwizewe rwo kuba washakamo scholarship ukiga ku buntu, ukiga hanze y'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyawe cya Uganda, Tanzania, Uburundi ndetse n'ahandi hose muri Afurika. Ukabona amahirwe yo kwiga muri Aziya, ukabona amahirwe yo kwiga muri Australia, Oceania, Europe ndetse na Amerika, tutibagiwe za Canada n'ibindi bihugu bikomeye. Nkuko mwamaze kubibona, twamaze kugera ku rubuga ni USDC International Scholarship muri China. Aho ngaho hose tuzagenda tuhabagerera, tubibazanire nonaha. Ahangaha muri Nyaga International Scholarship, aho ngaho ni muri Singapore, naho ni vuba cyane, nejo bundi tukabizana. Ntabwo ari aho gusa, kubera yuko tuzabazanira no muri Azerbaijan Government Scholarship, aho ngaho ni muri leta ya Azerbaijan, nayo izaba ari full funded scholarship, kimwe na University of Georgia President Scholarship 2021, aho ngaho ni muri Canada. Ntimuzacikwe n'uru rubuga rwacu. Icyo bizagusaba ni kimwe, ni ukwiyandikisha cyangwa se gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo utazigera ucikwa n'amahirwe namba tugenda dushyira ahangaha. Kuri uyu munsi rero, reka tujye kuri scholarship twabateganyirije kubereka uyu munsi, kugira ngo tuze kubahereza icyo twakwita ngo ubunane, namwe mugerageza amahirwe yanyu duhita dukomezanya. Mwamaze kubibona yuko twamaze kugera ku rubuga rwa University Brunei Darussalam Online Admission System. Iyi ngiyi niyo scholarship irimo gutradinga muri iyi minsi, kandi ikaba ifite igihe kirekire izamara, kubera yuko application izarangira ku tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ni mu 2021 twamaze kwinjiramo. Mbifurije n'umwaka mushya muhire. Uko bikorwa rero, nkuko wamaze kubibona kuri link namaze gupininga hasi muri commentaire ndetse no muri description y'iyi video, ukikandaho urahita ugera kuri iyi page urimo kureba ahangaha. Icyo ukora ni kimwe, noneho uri buze guhita ukanda ahantu handitse ngo graduate degree, niba ushaka ibijyanye na degree za graduate gusa. Ushobora kandi no kuba wishakira ibijyanye na short courses, nabyo biremewe. Ushobora gukanda hariya hasi handitse ngo short courses ukikomereza ibintu byawe. Reka tubanze duhere kuri short courses ku bantu bashaka amasomo y'igihe gitoya cyane. Tubanze twibukiranye, aya masomo y'igihe gitoya cyane azatangira ryari? Azatangira muri August 2021, cyangwa se mu kwezi kwa munane. Yego, ni mu kwezi kwa munane. Ukimara gukanda kuri short courses, ako kanya nabona ko nabikanzeho birahita bifunguka. Nyuma yuko bifunguka, bari buze kukwereka utuntu twa importance kuri iyi application. Utu tuntu rero twa importance ni utuntu tuvuga yuko ahantu uri buze gusanga aka kantu kamarika umutuku kari, ni ukuvuga yuko aho hantu biraba ari mandatory cyangwa se ari itegeko yuko uza kuhuzuza. Ni ukuvuga ngo please fill all mandatory field marked this sign for red with something white inside. Aka kantu rero nuza kukabona nawe uzi kubyubahiriza. Icya kabiri ni uko bakubwiye ngo please make sure to you fill in your email address correctly after you save to submit later or submit this application form. Nukuvuga ngo ugomba gushyiraho email wamaze kureba neza yuko email washyizeho ariyo, warangiza ugakanda handitse save to submit later, niba uzongera ukagaruka ugasubmitinga nyuma, cyangwa se niba urasavinga ugahita usubmitinga ku kanya. Nyuma uri buze gushyiramo izi document zikurikira. Nababwiye yuko iyi scholarship ntabwo isaba yuko umuntu aba afite IELTS cyangwa se bya bizamini by'ibyongereza mpora mbabwira. Reka iyi scholarship yo ni nziza cyane, ndayibararikiye mwese. Ni muri Brunei. Icya mbere, certificate iri true copy nanga si original cyangwa se nyayo y'ukuri. Iyo ngiyo ishobora kuba ari indangamuntu yawe, niba uri umuntu wo muri Brunei cyangwa se ufite ubwenegihugu bwo muri Brunei, cyangwa se niba uri umuntu w'umunyamahanga international cyangwa se turutse ahandi nkatwe b'abanyarwanda n'abandi. N'iki byose turi buze gushyiramo international passport. Ubwo ni ukuvuga ngo urashyiramo passport yawe, nibura igomba kuba iri valid hejuru y'amezi 6, kubera yuko urabizi ko short courses zizamara amezi 6. Ikindi cya kabiri ishobora gushyiramo ikindi ugomba kuba uzashyiramo nuko ugomba kuzashyiramo certificate nazo ziri true, cyangwa se document ziri true zijyanye
n'ibyo wamaze kwiga, harimo university transcripts, English proficiency qualification where it is applicable. Hari wabonye yuko bavuze ngo where it is applicable, ni ukuvuga ngo ntago ari ahantu hose bayisaba kuri iyi scholarship. Nyuma hasi ugashyiramo kopi noneho ya award ushobora kuba ufite ndetse n'ibindi. Noneho ugikomeza kumanuka hasi urahita ubona aho uhita utangira kuzuriza program to study. Ahangaha urabona hariho ngo short courses, nurangiza urakanda ahangaha harahita haza ibintu byinshi ushaka kwiga. For example, niba ushaka educational experience urakanda hariya kuri educational experience, niba ushaka executive development program urakanda hariya, niba ushaka global classroom program urakanda hariya, n'ibindi byinshi. Nurangiza ushyiremo wowe icyo ushaka. For example, nkanjye reka mvuge yuko nshaka nko kumenya ibintu bijyanye na research collaboration, so aho ngaho ndahita nkanda ahangaha kuri research collaboration. Nimara kuyikandaho ahangaha bari buze guhita bambaza faculty nshaka. Noneho muri faculty nshaka ushobora kuba uvuga ngo faculty of art and social sciences, ushobora kuba ushaka faculty of sciences, faculty of Asian studies, faculty of Belalong field study center n'ibindi byose. Ariko ngewe ndayibuze guhitamo kano kantu kitwa academic support kubera yuko ira research collaboration wenda nicyo ngewe binshakira. Noneho apply date ni igihe ushaka wenda wumva biri necessary kugira ngo applying, ariko urabona ko hasi baba bakubwiye ngo please specify between 3 August 2020 to 12 December 2020 only. Ubwo rero urabona ko ahangaha ntago twebwe hatureba, urayihorera. ahubwo wowe bakubaze ngo uziga mbese partial time cyangwa ni full. Niba ari full uzakanda kuri no, niba ari partial ukande kuri yes. Nurangiza uhite umanuka hasi wuzuze personal details. Ahangaha harimo title, niba uri doctor bishyiramo n'iki, niba uri Mr, niba uri Miss, byose ugenda ubishyiramo warangiza ukuzuza. For example, kuri ngewe ndi Mr, urakanda ahangaha handitse ngo Mr. Nurangiza hasi ukubitemo amazina yawe nkuko yanditse kuri passport. Nurangiza hano hasi ushyiremo nationalities, niba uri Umurundi wandikemo ngo Burundi, niba uturuka mu Burundi ushobora kwandikamo ngo Burundi. Turebe ku bantu b'Abarundi cyane, inshuti zacu zo mu Burundi tunarabashuhuje, muri inshuti zacu turababona cyane. Iteka muhora muza hano kuri Trust Wallet Studio, message zanyu turazisubiza. Mugire n'umwaka mushya muhire. Nurangiza ugakanda hariya, for example uri wo mu Burundi urakanda hariya kuri Burundi, wemeza hano niba uri citizen cyangwa se PL n'iki byose ushyiremo hano. Burundi identification card ntayo ufite, ubwo ibingibi urabyora ntago bikureba. Ahangaha kuri race ni ukuvuga ngo twebwe turi Abanyafurika. Niba rero turi Abanyafurika kubera ko muhari ababa batabigaragaje, ushyira ahangaha kuri others. Warangiza ugahita wandikamo ngo African, warangiza kwandikamo ngo African ukikomereza hasi. Noneho ahangaha hano hejuru ahandi handitse ngo passport size photo, hano ni agafoto kawe kagufiya. Ukanda hariya muri choose file ugahita ushyiramo agafoto kawe kari form kameze neza. Warangiza ugahita ukomeza hasi ukuzuzamo ibi bintu, igihe wavukiye, aho utuye n'iki byose ukuzuza. Region, marital status, niba warashatse cyangwa se uri single, country of origin, aho utuye byose wamara ukabyuzuza. Ugashyiramo passport yawe, igihe izarangirira, igihe yabereye issued, byose ukabirangiza. Hano none ukajya ku kindi gice kijyanye na contact details, uburyo bashobora kukubona. Ugashyiramo address zawe zose, telefone, email yawe, Skype ID niba uyigira, iyo utayigira ushyiramo NA. Ibyo ngibyo tugenda twokomeza tubibereka ku scholarship yacu tugenda dukomeza kuba hano kuri Trust Wallet Studio. Noneho hano hakajyamo emergency contact, igihe ushobora kuba udahari, ese ninde muntu bashobora guhamagara byihutirwa, cyangwa se ninde ushobora kukugeraho biri
very easy cyangwa se mu buryo bwihuse cyane. Ugahita dukomeza rero kuri next to KN. Ahangaha rero ni relationship, umuntu ushobora kuba ukuzi neza, identification card ye byose ukabyuzuza, ukaza hano kuri proposal, field of study, research, collaboration. Ugahangaha ushyiramo titre ya proposal yawe n'icyo uzaba ugiye gukora muri aya mezi 6, ugashyiramo supervisor, collaboration, hanyuma ugashyiramo proposal yawe, ukakandana kuri choose file, ukaba wayanditse muri document cyangwa se wayishyize muri PDF ukayuzuzamo. Ukaza hasi ugashyira kuri employment, niba ufite akazi ukabyuzuzamo, niba ntako ukabyihorera. Mbibutse yuko hano kuri Trust Wallet tugenda ducishaho ibijyanye n'amascholarship ndetse n'uburyo bwo kwiga. Ni mu kiganiro nkwigireho, kimwe no kubagezaho amakuru y'ubucukumbuzi mu Rwanda no mu mahanga, mu kiganiro iyi si dutuye ndetse n'ikiganiro nkwigireho. Nanabibutsa niba uje bwa mbere ukande subscribe kugira ngo tujye dukomezanya mu bihe byacu bya buri munsi. Ugakomeza rero hano kuri education institution, ahantu wize ugashyiramo ikigo wizeho, igihe wahigiye, ibyo wize, igihe warangiriye, igihe waharangirije. Ugakomeza hasi kuri English proficiency qualification. Ahangaha rero niho umunezero uri, kuko hano bahita bakubaza ngo GC O level English. Ahangaha kuri GC O level English ni ukuba niba warize mu cyongereza nk'abantu biga mu Rwanda tuba twarize mu cyongereza, uhari ushyiramo umwaka wizemo O level yawe. Ahangaha ugahita ucuzinga grade wagize ukurikije. Urabona ko ziriya grade ni za zindi tuba dufite muri secondaire. Uhita rero ureba grade ushobora kuba waragize mu masomo ajyanye nangwa se mu masomo wize mu cyongereza, grade ndende waba waragizemo, ugahita uyatacinga ahangaha, ugahita wikomereza. Waba ufite ikindi kintu uri guplaninga muri future, ugacuzinga ahangaha niba gihari nangwa se niba ntacyo. Warangiza hasi ugakomeza hasi, bakakubaza ngo ni gute watumenye. Uburyo rero ushobora kubamenye, ubamenyere kuri social media, kuko ubamenyeye kuri Trust Wallet Studio, uzakanda hariya kuri social media, nurangiza wikomereze hasi. Personal statement declaration, ahangaha uzashyiramo icyo twita personal testimonial and reason you are interested. Ahangaha ni nk'impamvu ushaka kuba nyine wakwiga muri iki gihugu, impamvu kishaka yo kuba guha scholarship y'iyi trainings. Ubwo rero uzabyandika mu magambo atarenze 500 mu cyongereza. Nurangiza ukomeze hano barakubaza ngo have you ever been convicted to the crime, niba warigeze ushinjwa ibyaha cyangwa se ufungwa, uriyuzuzamo yego cyangwa oya. Niba ahangaha warigeze ucikanwa n'amashuri niba hari igihe kigeze kigera ugacikanwa n'amashuri, urashyiraho hano yego cyangwa oya. Ahangaha niba warigeze waprayinga kuri Brunei Darussalam noneho bakakwangira, urashyiraho yego cyangwa oya. Niba batarakwangira urashyiraho oya. Noneho hasi uze gukomeza kubijyanye na project proposal, nurangiza nayo uyuzuzemo. Hano uploading muri PDF gusa, mu bintu bitarenze megabyte 10. Noneho nurangiza bya uploadinga kubishyira muri PDF, kandi hariya handitse ngo add, ushyiremo ya madokima yose twagiye tukubwira haruguru. Nurangiza hasi niba ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima wemeze yego cyangwa oya. Hano declaration wibuke gukanda hari ahantu kandi uhavivure. Nutahavivura ukareka gutya ntabwo biri buze gukunda, ahubwo ni itegeko yuko uza kuhavivura. Iyo umaze kuhavivura kuriya niho uza hano hasi ugashyiramo izi code ziba ziri ahangaha, ukazuzama ahangaha. Wamara kuzuzamo ugasavinga, warangiza gusavinga ugasubmitinga, ukaba urarangije, ukaba waprayinze ibijyanye na short courses zawe. Noneho ku bantu bashaka degree ukanda hariya hejuru handitse kuri graduate, nkuko twabibabwiye. Usubira inyuma ugakanda hariya handitse kuri graduate niba wowe wishakira degree. Nabwo ibyo ukenera ni bimwe. Urabona yuko bakubwiye ngo certificate copy, academic certification, O level, A level and NHTC. Nuvuga ngo niba ushaka bachelor degree birumvikana cyane yuko ugomba gushyiramo O level. O level ni ordinary level, abo mu Rwanda murabyumva, mu Burundi ni trocome. Ni ibintu bijyanye no kwiga trocome, certificate ya trocome, ubundi ugashyiramo certificate yawe ya secondaire. Waba noneho ushaka na masters, uhita ukomeza ugashyiramo na bachelor degree yawe.
warangiza ubwo ibyo ngibyo nibyo uba usabwa, warangiza ugakomeza hano kuri porogaramu ushaka kwiga. Mbibutse yuko iyi porogaramu nk'uko nari nabibabwiye n'abashaka kwiga PhD ndetse n'abashaka kwiga masters gusa. Urabona ko harimo PhD na masters, warangiza ugahitamo masters ushaka kwiga, niba ari masters of management by research ugahitamo ahangaha. Warangiza intake yo ni August intake, niba ushaka kwiga partial time ugashyiramo yego, niba ari full time ugashyiramo no. Warangiza ugakomeza hano hejuru titre nabwo ni bya bindi, niba uri Mr, niba uri Doctor, niba uri iki nabyo ugashyiramo. Warangiza ugakomeza ukuzuza hasi amazina yawe nk'uko ari kuri pasiporo, hano ugahita ushyiramo iyo ifoto yawe nk'uko nakomeze ngenda mbibasobanurira nk'uko nari nabiberetse kwa mbere. Byose ni kimwe, ukuzuza details zose ziri ahangaha ukazuzuriza nk'uko bisabwa. Nyuma yo kuzuzuriza ukagera hasi nk'uko mba nabiberetse bwa mbere, ntabwo mba shaka kubamarira iminota. Noneho ukagera ahangaha ukibuka gukanda kuri declaration, hano ukayemeza. Wamara kuyemeza ukaza hano hasi ukuzuzamo iyi code mo ahangaha. Wamara kuyuzuzamo ugasavinga, ukabona gukora submit. Wamara gukora submit ugahita ubona message kuri mail yawe, ukaba urabirangije. Uramutse rero ugize ikibazo kijyanye no gukora iyi application, ntugire ubwoba bwo kutwandikira kuri Trust Wallet Studio. Nimero zacu murazizi ni 0785155686. Izo nimero nizo zonyine utwandikiraho kuri WhatsApp gusa, ntago bazihamagara, ahubwo uratwandikira kuri WhatsApp tukagufasha gukora application. Bibutse yuko iyi application yo muri Brunei ni ubuntu, ntago yishyurwa. Iyo ugize ikibazo uhita utwandikira, ushobora no kunyura kuri email yacu ni twalletstudio@gmail.com. musanzwe mwese mubizi yuko ariho musanzwe mudusanga, tuba twanabipininze hasi kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Mbifurije rero amahirwe masa, mbifurije umwaka w'imigisha. Mbibutse ko mwari kumwe na Shalom Niyomuvunyi kuri Trust Wallet Studio, naho ubutaha.